Yo, my people out there. Yeah, them come here, good, bad boy, shatter, cooler, believer, champion, monster, conqueror, foray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the motivator, the extravaganza. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter number one, Mr. Pillar. This is the only YouTube channel that you can find your happiness, that you can find all you need. So today tugiye muri quartier ya Kane and I think abantu bahazi baratubwira bameza kubabwira ko wifuza ko tugutembereza ahantu watuye, ahantu wifuza kureba, uratubwira. Nimero yacu ni ya yindi 078 15 25 816, cyangwa se ukajya muri description y'iyi video ugasangaho nimero yacu kugira ngo ubashe kuduha igitekerezo cyangwa se icyifuzo cy'ibyo ukeneye ko tugukorera. Ahangaha sinzi niba mukibuka kabisa aka kayira, umuntu ukibuka araza kumbwira muri comment. Ndatekereza ko ari abantu bake bahibuka hano hantu. Aka kayira bagacagamo tugiye kuri sale, sinzi ko ari abantu bakibyibuka kabisa. Uyu muhanda ni umuhanda umanuka ujya muri quartier ya Munane twerekeza quartier ya Kane. Ubundi na hose muri quartier ya Kane. Hanga hari kwa ba Daniel ku muhanda munsi, abahazi baratubwira kwa Daniel. Sinzi niba muhibuka kabisa. Bona hana akaba narahibutse tubwire. Aho ni la misozi ya Gatsibo. Bahibuka arakomeza twandikire muri comment. Murabona ko Nyabiheke kabisa yahindutse nuko mwabibonye muri video y'ubushize. Ibintu byarahindutse, abantu basigaye bakoresha kubakisha imbaho, ntabwo ibiti bikicyemewe hano mu nkambi, basigaye bubakisha imbaho. Hepfo hari kwa Mudagiri yagiye muri Canada. Abahibuka hano muratubwira muri comment. Uyu munsi tugiye muri quartier ya Kane. Quartier ya Kane nabonye abantu benshi bifuje ko dutemberana muri quartier ya Kane. So ibyifuzo byanyu rwose nkuko nayo babwiye mubinyuza kuri nimero yacu ya WhatsApp. Nimero yacu ya WhatsApp nta yindi rero, ni ya yindi. Bite byanyu mugiye he none ko muri kuzamuka? Mwigahe? Nyabicwamba ko mwakerewe? Mwihute rero, mwihute, amasaha yagiye. Abantu bibuka hano rwose batubwire. Ubu turamanutse tugiye guhera ahantu bita Darifuru down. Bite amakuru? Ugiye he? Wigahe? Kuri Garden. Witwa nde? Witwa Benezeri. Ihuta, amasaha yageze. Turamanutse twerekera muri quartier ya Kane. Hano hepfo ni muri quartier ya Munane. Ni muri quartier ya Munane. Ndatekereza ko abahibuka murahibuka kabisa. Urabona ubu ni saa 2:11 nibwo dufashe iyi video. Turi kwa kabiri
kwa kabiri. Abashaka ko tuzajya kwa Musengamana nabo muratubwira muri comment. Aha munsi ni muri quartier ya Munane, aha ruguru akaba ari muri quartier ya Kane. Rero wifuza ko tujya n'ahandi hose yifuza yatwandikira nk'uko nagiye mbigarukaho. Turaza kugenda twinjira mu makaritiye neza. Ubu ndi mu muhanda werekeza Darifuru hasi kabisa. Darifuru niyo tugiye, ahari kwa Mupenzi, aho twareberaga filime muri quartier ya Munane. Ndatekereza abantu benshi barahibuka ya sare twareberagamo filime twishura senkani, filime imwe. Ni ahangaha rwose, urabona ko nta cyahindutse, abantu baracyakoreramo ariko si filime bakireberamo. Kwa Kazora, ahangaha twahareberaga naho filime, abanyeshuri bagatoroka amashuri bakaza kureba filime hano. Iyi ni quartier ya Munane iteganye na quartier ya Kane. Naho ni la misozi hakurya ikikije inkambi ya Nyabiheke. Abibuka hano ni ku mashuri. Aya ni amashuri yabaye amashuri ya Gardienne. Sinzi wowe igihe wahigiye ngo hari hameze hate, uraza kutubwira muri comment. Ubu ngubu tugiye kunyura muri quartier ya Kane twihuse cyane kugira ngo abahatuye bongere barebe uko hameze. Aha hepfo toujours turacyari muri quartier ya Kane, niho hahindutse irimbi. Hepfo niho hahindutse irimbi rya kabiri, riteganye n'amashuri. Urabona ni munsi y'amashuri niho irimbi ryimukiye. Abantu batuye hano abahibuka muratubwira, abahibuka hano hose muratubwira. Bahatuye aha basenye amazu yahabaga, bashize imirima n'ibiki. Ibintu byarahindutse kabisa. Barashize niki bababwira se? Urakoze cyane. Wowe tuzabonana. Oya ntabwo nakubeshya, wowe tuzabonana. Sawa bro. Oya wowe turavugana wangu. Bite ko mwakerewe? Amasaha murabona atageze, mwihute mujye ku ishuri. Abantu bibuka hano muratubwira. Murabona abibuka hano na muratubwira. Ubwiherero bwarahindutse, ibintu byarahindutse. Mwaramutse? Aha ni muri quartier ya Kane. Quartier ya Kane hasi, aho bita muri Darifuru. Abibuka hano hantu aratubwira rwose. Umuntu watuye Darifuru akaba
ashaka kuzahagaruka arebe uko hameze, azaza hano yibuka. Bite mugiye wiga mugera wiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu? Kuki uri muto ukaba ufite amashuri menshi? Ufite imyaka ingahe? 11? Urabeshya, nta myaka 11 ufite. Wowe ufite nk'imyaka 3. Ufite nk'imyaka 3 wowe. Ni imyaka 3 afite. Ahangaha ni muri quartier ya 4 Darfur hasi, abahibuka murahazi rwose. Aha ni Darfur hasi. Niba uhibuka uratubwira. Dore ukuntu habaye ni mu ntoki. Quartier 4. Hari umuhungu wansekeje ejo bundi ngo ni kota 1. kuvuga quartier mu cyongereza avuga kota. Ariko icyongereza ni hatari kweli. Dukomeza gushimira Nyabiheke Generation Farm, umuntu w'umugabo cyane, umuntu w'umugabo twemera kandi twubaha, umuntu w'umugabo ufasha urubyiruko kwiteza imbere. Nawe tuzamugarukaho muri video y'utaha. Umugabo mwiza cyane, udakunda kwiyerekana, ukora ibintu bye bucece. Ni hatari kweli. Kwa hantu ahareba neza. Guys, no ibi bintu biba bigoye cyane. Kubyuka dutembera gutya tujya gushaka ibyishimo byanyu. Utekereza ko abantu benshi babifuza kureba aho baturutse, kandi twebwe icyo tubereyeho ni ukubashimisha. Nta yahumaga imisozi yayizamutse yayimanutse. Mwarebye ahantu twahereye. Ni danger. Abantu bibuka hano baratubwira, dore ibi nibyo bita ibimesero bubatse bishyashya. Aha niho bamesera kuri robine. Abantu bibuka hano nabo barakomeza batubwire muri comment atubwire. Inzira nizamuka kwa Maritina, turaza kwinyuramo mu kandi kanya tugarutse. Reka twerekeze hakurya. Ni urusengero rwa ADEPR, nyuma yuko barufunze ntirwujuje ibyangombwa, bararuvuguruye bashiraho karabasasu. Guys, ibintu biba bigoye. Noneho niba wishimiye iyi video, ukaba wenda wongeye kureba iwanyu aho waturutse, iyi video ikaba ikunejeje. Bite? Ugiye he? Wiga he? Wiga mugera? Mu wa kangahe? Mu wa 3? Niba ubonye iyi video ikaba ikunejeje, ukaba wongeye kandi kureba iwanyu, guys,
mwadushigikira mu buryo butandukanye, wadusengera, icyo ni kimwe. Cya kabiri, icyo kwanza nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi, wadusengera Imana igakomeza ikadushoboza mu bushobozi buke dufite, tugakomeza kubaha ibyishimo nk'uko bisanzwe, tugakomeza nyine tukabagezaho ibintu byiza 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 cyane. Inkunga ya kabiri, wakanda subscribe, waba udufashije cyane, kuko iyo ukanda subscribe uba wiyandikishije kuri lisite y'abantu bagomba kureba video zacu ari aba mbere. Indi nkunga ya gatatu ni gukora share, usangiza video abandi bagakomeza gukurikirana byinshi binyura hano. Twebwe ntacyo muzatuburana, buri comment y'umuntu ndayisoma kandi nkayisubiza, ibe nziza ibe mbi ndayisubiza. Indi nkunga nayo y'ingenzi cyane, mwadukandira akanyenyeri mukadushigikira, niba babonye video mukadushigikira mu buryo bw'amafaranga, kuko hari ibintu byinshi ndetse by'ingenzi biba bikeneye kugerwaho gukorwa. Urugero, hari ibikoresho tukibura nka Pira Films tugomba kugura kugira ngo tubagezeho video nziza, tubagezeho ibintu byiza, tubagezeho ibintu bifite quality. Hari ibindi bintu tugomba kugenda dukora bimwe na bimwe mu buryo bwagutse. Guys, abantu bibuka hano kweri, nibatwandikire muri comment kabisa. So nibyo navugaga, niba video ikunyuze, niba hari ahandi wifuza ko twakugerera, niba hari famille ukeneye gufasha, twakugererayo. Twebwe turi nyangamugayo, twakugererayo uko bishoboka kose, tugafata amashusho. Nta muntu n'umwe udutuma aha dutumye ngo ntitugereyo nk'uko bigombera, nk'uko bisabwa. Ese hano hari inzira izamuka? Nayibonye. Ubu ngubu ahangaha niba hari uwahatuye aratubwira muri comment, kabisa. Mwaramutse, aratubwira muri comment. Ibintu hano byarahindutse. Bitese bimeze bitese, bimeze bitese. Ngwino ntaribi, ngwino. Igicuru bite nkaguha? Ni byiza, ni meza. Yego. Anyita Joyeuse, iwacu ni muri karite ya 4. Muri karite ya 4 wahageze ryari? 2005. Yego. Hafi 20 igiye kuza.
ubu wowe ufite imyaka 20. Yego. Ubu wavukiye hano ukaba utarajya muri Amerika? Ntaragenda. Hari famiye ufite muri Amerika? Yego. Wabasuhuza mu minota basuhuza abandi nabo? Mbere na mbere ndasuhuza mami wanjye, murumuna wa mama, ari mu Bufaransa. Kabiri ndasuhuza inshuti zanjye ziri muri Amerika, bavuye nabo baraza kukubona, ba Francina, ba Jasi, abana benshi nyine twakoranye muri quartier bagiye. Ndabasuhuje cyane. wowe nawe tubwire rero, niba guhe mikrofone wumve cyane. Ariko amakoze nitwa Joyce, dutuye muri quartier ya mbere. Ugeze hano tariki 2 kwa gatanu 2005. Nawe ndasuhuza inshuti zanjye ziri muri Amerika. Ndasuhuza nyine abana twagiye dukorana, ba Trezor, ba Eric n'abandi benshi nyine. Namwe mwageze hano 2005? Natwe twageze hano 2005. None wavukiye hano? Navukiye hano. Ufite imyaka 20? Cyane. Urangaha nta famiye ufite hanze wowe? Oya, nta famiye mfite hanze njyewe. Mwese muracyari inshuti gusa, twese turacyari aha ngaha. Ubu ni bande bajya bakohereza amafaranga? Abantu banyoheje amafaranga ni abashuti banjye. Ni abashuti bawe? Shimira nka babiri rero bayakohereje, kuko nabo baraza kwireba. Ndashimira abari muri Canada, Aline niwe wa mbere, na Kabasinga nawe ni uwa kabiri. Nema ntayo yakohereje? Reka sawa urakoze. aha ngaha hari kwa Oscar, kwa Pasi, abahibuka sindi, kwa Dunia, hari kwa Dunia. Bageze ku muhanda ruguru. bite byawe? Abana babashyireho kwiga saa 2, ubu bajya ku ishuri saa 2. Rebera aya masaha nibwo bari kujya ku ishuri. Kwa kerewe, iyo uniform ni yahe? Ni Mahama? Wavuye Mahama? Murumva ko dufite n'abandi bantu benshi bavuye mu nkambi zitandukanye. Nyabeke ni inkambi nziza ku buryo inkambi zose zifuza kwimukira hano. Hari kwa Heri wa undi wafatiraga ikipe y'inkambi. Ese hari hano hari kwande? Ni kwa Matoroshi. Hari kwa Matoroshi. Aha ngaha hari kwa Matoroshi nk'uko nabibabwiye. Ubungubu ibi ni ibyapa bagiye mwana yanjye, inkambi noneho inkambi yagize undi mutwe. Ese harya hano hari kwa bande? Hano abantu bibuka hano baraza kutubwira muri comment, kuko abantu baba baratuye hano. Hano hari hatuye ba Wase kera. Hano hari hatuye ba Wase, ndibutse man. Presidente w'inkambi niho bari batuye kwa Nyabirori. Niba mbeshe mu nyomoze guys, mwandike muri comment mu nyibutse. Ni muri quartier ya Kane. Urabona ko quartier ya Kane yabaye civilise. Ku muhanda haje ibintu nukubaka mu buryo butangaje. Urabona ko za karabasasu zihari gusa. Nkambi yiteje imbere, dusigaye tugira ihene. Ubu ngubu uyu ni umutungo ukomeye cyane, ibintu byageze kure cyane.
Iyi ni quartier ya Kane yose kabisa, ntacyo muzatuburana na gito na gito. Turi hafi yo kugera kwa Martine, motari wa mbere mu nkambi. Ese ari se wagize moto wa mbere mu nkambi? Ako yarashoboye kweli, none ubu nyine ntiwamubaza aho iri. Byarakaze kabisa. Mu nkambi haje umushinga ngo ni Save the Children, igenda ukorera mu makaritiye bita ku buzima bw'abana. Aha niho kwa Martine. Kwa Martine murabona, murahibuka mwese, murabona ukuntu hahindutse, bashize karabasasi. Kani ka kayira kamanuka kajya ku rusengero rwa ADEPR. Iyi ni Croix Rouge. Umushinga wa Croix Rouge nawe ukorera mu nkambi ya Nyabiheke. Ahari kwa Dona. Ahari kwa Dona ndavyibutse kabisa. Ahari kwa Dona. Abahebuka muraza kutubwira. Hano hepfo hari kwa Maka. Dante turagusuhuje. Hano ni wabo. Mwaramutse. Bite bya ahangaha tugeze. Imani yogosheraga hano, habaye shop. Habaye shop. Kani ka kayira twanyuragamo tugiye ku kibuga tujya kwa Kamuzungu. Bite abantu bibuka hano agenda mutubwira. Abantu bahebuka muratubwira kabisa. Murabona ko iyo mutwohereje amafaranga nta tuza kubikuriza. Iyi niyo bita quartier ya Kane. Niba ubona ko hari ahantu tutageze bifuza ko tugera, uraza kutubwira muri comment. Darfur twahageze, ku mashuri twahageze. Iyi nyubako reka tubaze bamwe mu bari kubaka badusobanurire ibyo bari kubaka ibyo ari byo hano. Muse neza. Yego mwaramutse. Uratangira twibwira witwa nde? Banyita Kagero Karaje. Aba tuye hano mu nkambi ya Nyabiheke. Tuye muri quartier ya Kane. Iyi nyubako iri kubakwa hano ni inyubako y'iki? Inyubako y'amatungo magufi y'ihene. Ihene none zose zitaha hano. Ibyo ntarasobanukirwa no kugabura, ariko zirara hano zose muri rusange. Ziriya bagiye batanga zijyanye n'abagiye bazihabwa nyine mu mishinga y'abahinga mu gishanga. Urumva umuntu ufite ihene ku giti cye nawe azajya zizana hano? Ubwo nubwo ntabwo ndamenya, ariko muri rusange bifuza ko amatungo yose yabahamo. Murakoze cyane. Nta bantu ufite muri Amerika wasuhuza? Amerika? Abantu ubu ngubu ukurikiranwe n'abantu barenga 2,000. Nibyo? Gusa urumva namba zabo nta fone iri ku muriro, nimero zabo ntazo mfite. Ariko hari abantu nyine ubuzi amazina yabo ushobora kuba ndasuhuza runaka. Nta bantu ufite wasuhuza? Barahari, hari witwa Mfizi Java, yahoze hano muri quartier ya kabiri. Ndamusuhuza. Sawa urakoze. Ahangaha rero nk'uko mubizi ni hahandi hahoze araho. Aha niho Rusororo yo mu nkambi.
iyi yahoze ari Rusororo yo mu nkambi. Ndatekereza ko abenshi muyibuka. Aha ni muri quartier, ese ubwo hano ni muri quartier kanga, ni muri ni mwikusanyirizo rya quartier ya 7, ya 5, ya 3, ya 4. Kubera ko dufite quartier 8 ndagira ngo ni ya 9 no kubera ko ingina yaje kuzura hanyuma baza guhita bagira iya kangahe, iya 10, kandi iya 10 nayiberetse niri epfo muri 4. Hahane nyine ku mashuri muraza abatayibuka musubize inyuma video irane kwete ya 10 noneho hanyuma ingi ni ya 9 kuzura yaruzuye ubu ngubu bazana indi quartier ya 10. Video iza gukurikira niyo mu Isake. Niba aratuye mu Isake umva uburi maso ukore subscribe sharing, video ikurikira niyo mu Isake. Murakoze.